viza ibihumbi 52 gushaka akazi, kujya kwiga, ukaba no muri Amerika nta rwikekwe ndetse ufite ibyangombwa bikwemerera kuhatura, ufite ubwisanzure buhagije, ufite akazi keza, uhemberwa ku gihe ndetse ufite naho wiga hizewe. Tura muri Amerika rero guhera nonaha. Niba ugeze kuri iyi channel ugeze kuri 2% cyangwa se kuri 2% yo kuba wahura n'aya mahirwe, kuko uri mu bambere bagiye kumenya aya mahirwe yuko bagiye gufungura imirongo ubu ngubu y'ibyo bita green card cyangwa se tombora ngarukamwaka yo gutura ndetse no gukorera no kwiga ndetse muri Amerika. Reka rero dutangire noneho mbabwira noneho gahunda ihari y'iyi DV lottery cyangwa se iyi green card application cyangwa se uburenganzira na tombora yo gutura no gukorera muri Amerika ukuntu yifashe uyu mwaka. Nkuko mubizi ubushije kandi twakoze ibiganiro bigiye bitandukanye hano bivuga uko iyi gahunda izagenda yose ndetse tubereka nuko amafoto azakorwa. Kuri ubu ngubu harimo impinduka zigiye zitandukanye gusa zidakanganye. Urugero nk'igihugu cya Cuba cyabaye eliminated, cyakuwe mu bihugu bigomba kuzapplyinga iyi DV bitewe nuko zimwe muri facts cyangwa se impamvu zigenderwaho kugira ngo bahitemo ibihugu byemerewe izi visa cyo cyarengereyeho gatoya. Nkuko tubizi cyane cyane amahirwe agenderwaho ku bihugu bagenda bahitamo ni ibihugu bifite rate ntoya cyangwa se umubare munini mu butoya wabimukira. Ibihugu bifite umubare munini wabimukira bagenda babikuramo kubera ko biba bigaragara yuko bafite abantu benshi bifuza gusohoka mu gihugu, so bikaba byateza ikibazo. Kuri ubu ngubu rero igihugu cya Cuba cyamaze kuvanwa mu bagomba kuzatombora iyi visa. U Rwanda rero iwacu ni amahire kuko nta mpinduka zirimo, twemerewe kwa applyinga. Icyo musabwa no gukora like ugakora subscribe kuri M2 TV nkagenda mbaha amakuru agenda akurikira. Mureke dutangire sasa. Hanyuma uyu munsi nta gahunda nyinshi mbazaniye, nta procedures nyinshi, nta steps nyinshi na tricks z'uburyo tuzapplyinga, ahubwo nje kubamenyesha itariki ya nyayo kugira ngo mube mwitegura, mwigira hafi kabisa, mukora na subscribe, mwitegura notification izababwira ati dore uko ibintu bikorwa. Ahubwo uyu munsi nje kubabwira itariki mwenyewe yuko igikorwa kizatangira, amasaha ndetse n'igihe kizarangira ndetse n'igihe ibisubizo bizasohokera. Nguko uko bimeze. Turaza kwifashisha agace gatoya muko twateruye mu itangazo ryasohotse ku rubuga rwa nyarwo rwabugenerwa green card applications kuri X, nkuko bisanzwe ariho batangariza bwa mbere na mbere, nawe wageraho ukaryirebera. Biravuga ko applications zizatangira ku itariki y'ebyiri Oktoba cyangwa se ukwa 10 2024, hanyuma applications zigahagarara November ukwa 11 nyine ubwo mu Kinyarwanda itariki 5 2024. Bivuze ngo harimo ikinyuranyo cy'ukwezi kose n'iminsi itarenze 3. Hanyuma ibisubizo byo nkuko bimenyerewe ku basanzwe bapplyinga ariko amahirwe atarasekera ni mu mwaka ukurikira. Mu mwaka ukurikira 2025 bura nibwo bazakubitaho ibisubizo ndetse batanga n'amatariki nyirizina yabyo. Hanyuma dutangire turebe ibisubizo byacu byuko byagenze. Nzabigufashamo kuba uzabona ibisubizo byiza. Icyo nakubwira no kuguma hano nkazakwereka ifoto ikwiye ni iyi, ifoto idafite igicucu ni iyihe, ifoto yemewe ni iyihe, hanyuma umwirondoro wuzuzwa ute. Ibyo byose nibyo nabararekera kuzakurikira hano kuri iyi channel yacu. Hanyuma reka mbashimire kuba mwakurikiye iki kiganiro, hanyuma mbategurira ibindi byiza biri imbere mu kwa 10 n'ejo bundi. Dore hasigaye iminsi mike cyane kuri uyu munsi, uyu munsi hasigaye iminsi mike. Kiza nakubwira no kwitegura ejo bundi tugakora akazi. Batayari rero duhe igitekerezo ku byo ushaka gusobanuza muri comment, turaza kugusubiza ku bindi bisobanuro kwandikira cyangwa se ukatubwira hano kuri platform zacu. Instagram ni M2 TV Rwanda, TikTok ni M2 TV Rwanda, Facebook M2 TV Rwanda. Aho washakira hose wanditse M2 ugasiga kanya ukandika TV Rwanda
ubasha kuba watugeraho ukatugezaho igitekerezo cyawe. We out.